reka nongere mbahe ikaze karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholchim lilhot hayom. Tugiye kureba iki uyu munsi tugiye kureba ko ubusitani bwa Edeni bwari muri Afurika. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, byose ku mwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko mbabwiye uyu munsi tugiye kureba ubusitani bwa Edeni ko bwari muri Afurika. Byagenze gute rero? Ibyo twabwiwe byinshi cyane rero, ariko reka tuze turebe aho ubusitani bwa Edeni bwari buri, noneho dushire amakenga. Ese ndamutse nkubwiye ko ubusitani bwa Edeni butari aho batubwira ngo buri, ibyo bahinduye byose, ntabwo bwari mu Burayi, ntabwo bwari mu Barabu, ahubwo bwari muri Afurika. Yego nibyo, reka nkubwire ubusitani bwa Edeni bwari muri Afurika. Ingobyi y'iterambere n'umuco byose byatangiriye muri Afurika, aho ubuzima bwatangiriye. Igihugu, ubutaka buhishe byinshi cyane, nk'uko amapiramide yubatswe, ukagenda kuri Bibiliya, ukagenda ku bintu byose biduha ibimenyetso ko ubuzima bwatangiriye muri Afurika. Reka tujye muri Bibiliya rero turebe mu itangiriro baduha uko ibintu byari biteye. Hari imigezi baduha ine, hari Pishon, hari Gihon, Tigris na Efrat. Efrat niyo twumva na n'ubu ikihari, ariko iyo migezi ibiri, yaba Tigris na Efrat, yose bavuga ko ngiri muri Iraq. Ariko Gihon yo iri hehe? Iyo Gihon iba mu gihugu cya Kushi. Kushi tuzi ko ari nde? Imbere bice bya Ethiopia na Sudani hariya hafi, niho iyo Gihon yavaga. Ni muri Afurika. Ni muri Afurika rero. Ibindi batubwiye byose urumva ko babeshye. Nuvuga ngo Bibiliya ubwayo ivuga ko iyo migezi yari ku butaka bwa Afurika. Ni ukuvuga ngo ese Edeni yari hehe? Yari muri bice uva za Sudani, Ethiopia, ukamanuka hari ukamanuka za Kenya, tuze tubirebe. Ahubwo tutanashidikanyije neza, twabona ko Edeni yari ku butaka bwa Afurika bidasubirwaho. Siyanse nayo yatubwira iti umuntu wa mbere yavuye muri Afurika y'Iburasirazuba, biriya bihugu byacu, umanuka za Ethiopia, za Sudani, Kenya, hariya iwacu za Rwanda, muri biriya bice za Tanzania, niho bivugwa ko umuntu wa mbere yakomotse. Niba umuntu wa mbere yarakomotse mu bice byacu muri Afurika y'Iburasirazuba, bavuga imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko tuzi ko Bibiliya tubwira ko isi ifite imyaka 6,000. Niba ko siyanse nayo ivuga ko yavuye muri Afurika, kuki babihindura? Bakatubwira ngo ibyo bice nkwereka hano, bakatubwira ngo ntago bazi uko piramide zubatswe, bakatubwira umuntu yakomotse muri Afurika, barangiza bakivuguruza. Kuki bivuguruza? Ni ukuvuga ngo Edeni nayo yari iri ahantu nyine umuntu yabanjirije. Birumvikana. Iyo migezi muri Afurika, ureba na Nili uko izamuka, hari n'igihe ushobora gusanga iriya Nili ariyo bahinduye izina, ariyo Gihoni cyangwa Pishon. Birashoboka ko bahinduye ibintu byinshi cyane. Ibiyaga nk'ikiyaga cya Victoria, cya Tana n'ibindi biyaga byinshi, hari ubuzima, hari amazi avu mu bihugu akambukiranya ibihugu. Niyo mpamvu mu itangiriro Edeni batubwira ko hari umugezi wigabanyijemo kane. Uwo mugezi bavuga wigabanyijemo kane ni Gihoni, kandi bavuga ko wari kuri hahe? Kuri Kush, ariyo Ethiopia na Sudani. Birashoboka rero ko iyo Edeni yari muri Afurika tudashidikanyije, bivuze ngo byose byari kuri Afurika, ariko barabihinduye. Niyo mpamvu uyu munsi ngewe ibintu byose mbwiwe cyangwa nabwiwe kera, manza kwizuma nkareba kuko ibintu bihabanye n'ukuri twamenye. Dukomeze turebe ukuri kw'ibi bintu, uko ibintu byagenze. Ese mu by'ukuri bimaze iki? Hari akamaro bimaze kumenya aho Edeni yari iri? Nibyo, kubera ko igihe kirekire Afurika bamye baduhanagura mu mateka, bamye batubana mu mateka, kandi koko unarebye neza Bibiliya burya ni amateka abirabura. Ethiopia ivugwa inshuro zirenga 40,
wibuka ko Moses yarongoye umugore umunyetiyopiya kandi Kristo nawe yahungiye mu Misiri. Ibyo byose kuki byaberaga ku mugabane wa Afurika? Ni ukuvuga ngo Afurika niyo yakoreshejwe n'Imana kugira ngo yiyerekane. Ibintu byose uvuga ko byabiri ku mugabane wa Afurika, Edeni yari ku mugabane wa Afurika, ibindi byose barabihimbye kuko Afurika nibwo butaka butagatifu. Tubyinjiyemo neza tukakwereka aho Israeli ya nyayo izaba ikagera, narabikweretse byose usanga ko byabiri kuri Afurika. Ibyo twabwiye ni ibiki rero? Ibaza impamvu yaba amakarita yose batwereka ibintu byose ko Afurika bayigizaho iteka, Afurika bayishyira ku ruhande buri teka. Ni ukubera iki batubwira ko ubusitani bwa Edeni bwari mu Barabu, bakabizamura bakajyana mu Barabu, Israeli nabo bakayishyira hariya, ukuntu yahijyanye mu 1948 nabikweretse, barangiza bagahora barwana n'Abapalestina kugira ngo berekane ko ari ubwoko bw'Imana n'igihugu cy'Imana uko kizaba kingana muri Bibiliya, narabikweretse kirava kuri Mediterane kugeza kuri Efrat, ari nacyo kimenyetso Efrat nakubwiraga Imana yasize na za Ethiopia na Egiputa ariyo Egypt Misiri, kugira ngo tujye twibuka aho ibyo bintu byacaga. Ariyo mpamvu bagabanyije Afurika kuri biriya butaka bwa Israel kugira ngo abantu batazamenya aho byari biherereye. Ese birashoboka ko amateka yahinduwe? Ndabizi niba nkurikira neza, amateka barahinduye barayatubanga kugira ngo bahishe ko ibintu byose byatangiriye muri Afurika. Uvuga rero ko Afurika abantu niho batangiriye ibintu byose, Imana kandi niho yatangiriye irema. Ni ukuvuga ngo n'ubutayu buriya butayu bwa Sahara aho buri hose ho ntibahakora, nubwo bariya baje bakayishyira. Binakubwira ngo yaba buriya butayu noneho yaba n'ubusitani bwa Edeni, byose ni ibimenyetso byerekana ko ubusitani bwa Edeni bwari muri Afurika bidasubirwaho. Rero ufashe iriya migezi, iyo migezi ine yavuye mu mugezi umwe ukayireba, ariyo migezi imanuka hariya muri Afurika y'Iburasirazuba, niyo ya migezi batubwira mu itangiro muri birumva ko byari muri Afurika bidasubirwaho. Mu gusoza rero reka nkubaze, yaba ubusitani bwa Afurika, ubusitani bwa Edeni bwari muri Afurika cyangwa ubusitani muri Afurika, ibishobora kuvuga ngo ntacyo bimaze? No, birakimaze, kuko bituma tumenya aho umuntu yakomotse, bikatubwira ko twamye dufite imbaraga na n'ubu tuzifite, kandi Imana yego dusubiza ubutware. Akaba ariyo mpamvu badashaka ko tumenya amateka, kumenya ukuri kurakubatura nk'uko bitubwira. Ni ukuvuga ngo rero ubusitani bwa Edeni bwari muri Afurika, nubwo batubeshye bakatubwira ibinyoma byinshi, ariko Bibiliya isomye neza ihita iguha ibimenyetso ugahuza na siyansi, ikakwereka ko ubusitani bwa Edeni bwari muri Afurika. Kandi noneho nzi neza ko ubu ngubu utangiye kumenya ukuri, kwa kuri kuzakubatura byanze bikunze. Funguka amaso rero umenye ukuri twabeshywe. Nitumara kumenya ukuri, abantu bose bakamenya ko Bibiliya yari y'Abanyafurika, ibintu byose byari muri Afurika, nibwo tuzahuza imbaraga munsi y'ubusabane bumwe, dushaka amaso y'Imana. Noneho dukanguke, tureke ibidutanya, ahubwo dushaka ibiduhuza, duhuzwa n'ubutaka bwa Afurika, duhuzwa n'Imana nyayo. Nk'uko mubwira, Abashinwa bafite imana zabo, Abahinde bafite imana byabo, Abarabu bafite imana zabo, Abazungu bafite imana zabo. Twe Abanyafurika dufite iki? Dufite ibishushanyo by'imana zabo. Imana yacu ni iyihe? Gakondo yacu ni iyihe? Na Afurika imana yacu ni iyihe? Tubishakishe kugira ngo tubimenye, noneho bitubature, tuve mu by'abazungu batwogejemo ubwonko, kandi nzi ko bishoboka. Kanda aho like rero, ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, mwiyandikishe, namwe mukomeje kwandikisha, ndabashimiye cyane. Subscribe, ukande like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, maze ukuri kubohore imbohe. Nongere rero nkubwire nti ubusitani bwa Edeni bwari muri Afurika, ntago bwaraho babuhishe bakubwira ko bwari iwabo. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.